isabato nziza, sabiti ennungi. Reka dushimire Imana muri uyu mugoroba mwiza w'isabato. Tubaze Mukama olw'akawungezi kano akalungi akasabiti, kubera ko Imana yaturinze mu cyumweru duherereje inyuma yacu, kubanga Mukama atukumye mu wiki yonna gye tumaze tubyamabega. Biragaragara yuko rwose Imana yaduhaye umugisha ku cyumweru cyose. Kirabika Katonda atuwadde omukisa mu wiki eno yonna. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mukama waffe awe ekitiibwa. Kandi kuba turi mu isabato noneho, olw'okubanga tuli mu sabbiiti eno nno, ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane, kintu kya muwendo nnyo, kandi ni ibintu bidufitiye akamaro mu rwego rukomeye. Ate ekyo kintu ekirina omugaso gye tuli. Twagiye twiga ibyigisho bitandukanye, tugenze tuyiga ebyokuyiga ebyenjawulo. Hari n'abantu bagiye batubaza ibibazo bitandukanye, waliwo n'abatubuza ebibuuzo ebyenjawulo. Ikibazo cya mbere batubajije twaragishubije. Ikibuuzo ekisooka twakiddamu kyasooka cyavugaga byerekeranye n'iby'inzoga, cyari kigamba ebikwatagana n'omwenge. Hari n'ibibazo bibiri nabyo tutashubije nko gusubiza ibibazo. Waliwo n'ebibuuzo ebirala byo bitaddamu ng'abaddamu ebibuuzo. Kimwe cyaravugaga kiti kukimwita kwa gatandatu mukayita kwa karindwi, lwaki olunaku lw'omukaaga lwemuyita olw'omusanvu? Ariko uwo muntu niba yari ahari ejo, oba omuntu yabaddeho olunaku lwajjo, ntekereza ko icyo kibazo yacyumviye igisubizo neza. ndowooza nti ekibuuzo ekyo addiddwa mu bulungi. Hari ibibazo bibiri twari dufite bibaza ku byerekeranye n'isabato. Waliwo ebibuuzo bibiri ebikwatagana ku sabbiiti, kandi ibyo bibazo twabishubirije mu cyigisho twize. Ebibuuzo ebyo twabizzeemu mu kyokuyiga twayigize. Nayo mpamvu nyine tutahise tubisubiza igihe wabishaka kubibaza yabibazaga. Ensonga ki twabiddamu kwololi nga bibuuza? Kuko twari tuzi ko tuzigisha ibyigisho bizajyana n'ibyo bibazo. Nayigize ekyokuyiga ekikwatagana ku bibuuzo ebyo. Ubwo rero kereka niba wenda nyuma y'uko twigisha icyo cyigisho hari uwagaragara ko n'ubundi atasobanukiwe, kubanga tumaze okuyiga ekyokuyiga ekyo nga lwataategedde bulungi, aramutse ahari yakongera akandika ikibazo neza, twakongera tukamusubiza. bw'aba waali asobola okuwandiika ekibuuzo bulungi tuddamu nekikiddamu. Ariko wavugaga ati kuki twita ku munsi wa gatandatu akaba ariwo twita ku isabato? Naye abadde agamba nti lwaki olw'omukaaga lwa sabbiiti. Ejo twarebye neza yuko ahubwo ikibazo kiri mu bandi bantu babara mu buryo butari ubwo ngubwo. Twalabe ekyo ekizibu kiri mu bantu ababala mu ngeri etali ntuufu. Icyo twabwiye abantu ni iki? Twagamba abantu kyeki? Twabwiye abantu yuko twagamba abantu nti umunsi Imana yaremye ibintu witwa ku wa mbere, olunaku tunali yatondako ebintu luyiba olusooka, wa wundi Imana yaremyeho umucyo, luli yatondako ekitangaala, nk'uko byanditse mu itangiriro mu gice cya mbere. nga ebiri mu lubereberye essuula esooka. Uwo munsi waje kugera igihe Yesu yazukaga. Olunaku lwatuuka ekiseera Yesu yazuukira, n'ubundi aba ariwo munsi Yesu azukaho, ate nga olunaku yala Yesu yazuukira, kandi nabwo wari ukitwa ku wa mbere. lwali lukyayita olunaku olusooka. Rero kubera ko uwo munsi witwaga ku wa mbere, olwokuba lukyayita olunaku olusooka, ariko abantu bo bawita ku cyumweru. abantu nga baluyita lwa Sande. Nababwiye ko umunsi ufite izina ritarimo umubare, nabagamba omuntu alina olunaku lutalina namba, ni umunsi umwe gusa. olunaku lumu lwokka, umunsi Imana yahaye irindi zina, olunaku tunalyamu erinnya eddala, maze iwita isabato. n'aluyita sabbiiti. Ariko indi minsi yose naye ennaku endala zonna irimo umubare. mulimu Ni namba, ku wa mbere, olusooka, ni ku wa kabiri, olwokubiri, ku wa gatatu, olwokusatu, ku karindwi ugera ku wa gatandatu. paka otuuka ku lunaku lw'omukaaga. Uwa karindwi olw'omusanvu niwe ufite irindi zina rya kabiri. terina erinnya eddala Haravuga ery'okubiri. ari ku wa karindwi Biga nti ku lunaku lw'omusanvu niwo sabato ye y'Uwiteka. sabbiiti eri Mukama. Rero kakati nno ufashe umunsi Yesu yazutseho, okwata olunaku Yesu yazuukirako, wa wundi abantu bita ku cyumweru, luli abantu lwabayita olwa Sande, maze nabo bakawita ku wa mbere nk'uko Bibiliya iwita, nabana babayita olusooka nga bayibwa eruyita, bagera uyu munsi turimo batuluka olwaleero ari ku wa gatandatu. nga lwa mukaaga, kandi ejo ndetse Ate twaritangiye enkya twalutandise ni ku wa karindwi, uko olw'omusanvu. umunsi utangira izuba rirenze, Bamala kutandika ng'enjuba egudde, ukongera ukarangira izuba era rirenze. neero okugwa ng'enjuba egudde. Ubwo rero ibyo bibazo twarabishubije neza, Ebibuuzo twabiddamu bulungi. kandi ibyigisho tumaze iminsi twiga birebana n'amategeko y'Imana, Ebyokuyiga bye tumaze ebbanga tuyiga ebikwatagana n'amateeka ga Katonda, tusa n'abagiye kwiga icyigisho gisoza ibyo byigisho. tulinga kati abagenda okuyiga ekyokuyiga ekimaliza eby'okuyiga ebyo. Ejo twize icyigisho cyavugaga ngo Era ekyokuyiga kigamba nti ninde wahinduye ani isabato. yakyusa sabbiiti. Ariko muri mugoroba Akawungezi ka leero tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo kirakuyiga ekyokuyiga kigamba nti isabato n'intambara iheruka. sabbiiti n'olutalo olukomererayo. Rero reka mbere yuko dutangira iki cyigisho, nga tunandika kyakuyiga kino, reka nanone twicishe bugufi mu mutima, katwetowaze mu mitima, maze dusenge Imana yacu. tusabe Mukama Katonda waffe. Imana yacu idukunda cyane, Katonda waffe atwagala ennyo,
turagushimye muri uyu mugoroba kubwo umugisha duhaye. tukwebaza kabongezi kabongisa go tuwadde uduhaye amahirwe yo kuba turi imbere yawe. otuwadde omukisa kuba mu maaso go. waraturinze muri iki cyumweru cyose giherereye inyuma yacu. otukumye mu weekend na eweddeko. waduhaye imigisha myinshi itandukanye. otuwadde emikisa egy'enjawulo. by'umwihariko buri mugoroba watwigishije ijambo ryawe. ekyenjawulo tuyigize ekigambo kyo buli kawungezi. turagushimye uhabwe icyubahiro. tukwebaza wewe ekitiibwa. tugushimiye ko utugejeje mu munsi wejeje ukawuha umugisha. tukwebaza kuba tuza ku lunaku lwatuza n'uwo omukisa. kandi natwe wadusezeraniye ko muri uwo munsi uzajya uduha umugisha mwinshi. naffe watusuubiza nti otuwa omukisa mungi ku lunaku luno. turagusabye ngo udusoreze ayo masezerano. tuukiriza ebisuubizo bye gye tuli. tugiye kwiga ijambo ryawe. tujja kwiga ekigambo kyo. twoherereza umwuka wera. tusindikire omwoyo mutukuvu. atubere umwigisha mukuru. abeere omuyigiriza omukulu. afashe ibitekerezo bya buri muntu wese uri hano. ayambe ebirowoozo bya buli muntu yenna ali wano. kugira ngo ijambo ryawe rimugirire akamaro. ekigambo ekyo kisobole okumugasa. kigiye kumubera imfabusa. kireme okumufiira obwereere. kigiye kumucira urubanza. kireme kumusalira musango. ahubwo rimubere impamvu izatuma gusanganira igihe uzamugarutse. kimubeerere ensonga erimuleetera okukusinkana ng'okomyewo. ngaho rero natwe ubwo tugiye kuvuga ijambo ryawe, nga bwe tugenda okugera ekigambo kyo naffe tuyoboze umwuka wera kugira ngo tubivuge nk'uko bikwiriye. otukulembere omwoyo mutukuvu tuyogere nga bwe kiri. tubisabye mu izina rya yesu. tuzaye mu linnya lya yesu. amina. amiina. tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo era kwiga tugiye kigamba nti isabato n'intambara iheruka. sabbiiti n'olutalo olukomeerayo. kandi ate era iki cyigisho tukwiga kino ndifuza ko tugitega amatwi neza. nga tukiwulira bulungi. tugiye kureba igitekerezo tugenda kulaba ekirowoozo cyanditse muri daniyeli mu gice cya gatandatu. ekiwandiikidwa mu daniyeli essula eyo 6. icyo gice nicyo tugiye kuganiraho. tugenda kunyumya ku ssuula eyo. haranditse ngo hawandiikiddwa nti havuga ibya daniyeli ajugunywa mu rwobo rw'intare. bayogerera daniyeli ng'asuulibwa mu kinnya ky'empologoma. haranditse ngo hawandiikiddwa nti bukeye dariyo ashaka kugabanya igihugu daliyo yalaba nga kirungi okukuza mu bwakabaka mo intara 120 amasaza 12 ngo azigabire abatware b'intebe abali buna obwakabaka bwonna bakwire igihugu cyose. babiri nga waggulu waabwe eriyo abakulu kandi abahana abatware bakuru 3 n'abawana abakulu 3. umwe muri bo yari daniyeli. omu ku bo nga ye daniyeli. kugira ngo abo batware b'intebe ab'amasaza abo bajye bashyikiriza iby'umwami ngo umwami adapfirwa ubusa. babalenga omusolo mu maaso gaabwe kabaka alimu okufiirwa. hano bavuga iby'umwami bitwa dariyo. wano boogera ku kabaka dayiro. yari umwami w'abamedi n'abaperesi. yali kabaka w'abamedi n'abaperusi. yayoboraga isi yose. yali akulembera ensi yonna. uyu munsi olwaleero abayobozi baba bayobora igihugu kimwe, abakulembeze bakulembera ggwanga limu. ariko hari ingoma enye naye waliwo obwakabaka buna aho umwami yabaga ayobora isi yose. kabaka ng'afuga ensi yonna. nebukadinezari nebukadineza aribwo bwami bwayoboye isi ku nshuro ya naye mbere. obwakabaka obwakulembera ensi yonna omundi ogusooka bwayoboye isi igizwe n'ibihugu 120. yakulembera ensi ng'erimu amawanga 12. maze ubwo bwami bwa nebukadinezari bw'i babuloni obwakabaka bwa nebukadineza bwa babuloni buza gusimburwa n'ubw'abamedi ne n'abaperesi. bugibwawo obwakabaka bw'abamedi n'abaperusi. uyu mwami bita dariyo kabaka ayitibwa daliyo yari umwami w'abamedi yali n'abaperesi. kabaka w'abamedi n'abaperusi. ngo yashatse kugabanyamo isi intara 120 yayagala okugabanyamu obwakabaka disitulikiti 12 kugira ngo azigabire abatware b'intebe. asobole okuwa abafuzi ubwo ni abatware 120. amasaza olwo 12. ariko yifuza kugira n'abandi batware 3 baruta abandi. ngayagala n'okufunayo abafuzi abalala 3 abasiiga kandi muri abo 3 umwe yari daniyeli. omu yali daniyeli. byaje kugenda bitese. yabirya ariko daniyeli awo daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, n'agulumizibwa okusinga abakulu ab'amasaza kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, kubanga omwoyo omulungi ennyo gwali mu ye. ndetse umwami yibwiraga kuzamwegurira igihugu cyose. era kabaka yali yalowooza okumuwa obwakabaka eggwanga lyonna. abatware bakomeye n'ab'intebe abakulu n'ab'amasaza ne balyoka bashakashaka impamvu yose yatsindisha daniyeli mu by'ubutware. abakulu n'ab'amasaza ne bakanoonya ensonga eneesinga daniyeli, ariko bamuburaho impamvu mu bigambo eby'obwakabaka naye ne batayinza. kuko yari bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro kuko yari umwiringirwa
okulaba ensonga ne bakubadde akabi kubanga yali mwesigwa ntabonekeho n'amafuti cyangwa igicumuro. so tewalabika muye kwonona kwonna ne bakubadde akabi. Hano wano nno tugiye kureba ibintu bibiri bikomeye cyane, tukulaba ibintu bibiri eby'amaanyi ikintu bivugwa ku muntu bita Daniyeli. ebyogerwa ku muntu Daniyeli. Icyambere, ekisooka mu gihe umwami yashatse kumurutisha abandi batatu bareshyaga, mu kiseera kabaka yayagala omusingisa abalala basatu bali ndetse ngo yibwiraga yuko azagera igihe amwegurira kuyobora igihugu cyose, yali alowooza nti bituuka ekiseera n'amuwa eggwanga lyonna. ariko abandi bantu bayoboranaga nawe batangiye kumugirira ishyari no kumwanga. naye abantu abafuganga naye ne batandika okumukwatira obujja n'okumuta. Hano baranditse ngo bawandise nti maze batangira kumushakashakaho impamvu, natandika okumunoonyako ensonga. ariko hari ikintu batubwiye, olwo kintu kyatugambye bashakashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ne banoonya ensonga yonna eyinza okusinga Daniyeli mu bufuzi, ariko bamuburaho impamvu namulwako ensonga cyangwa igicumuro, oba ekyonoono kyo kuko yari umwiringirwa, kubanga yali mwesigwa ntabonekeho n'amafuti cyangwa igicumuro. nga taliiko butali mwesigwa newapadde ekyonoono. Bukeye abo bagabo baravugana bati, abasajja abo ne bagamba nti nta mpamvu tubona kuri Daniyeli tetugenda kulaba nsonga nesinga Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. bwe tutaligiraba eriye mu bigambo eby'amateeka ga Katonda we. Hano ni ikintu gikomeye cyane tugomba gutekerezaho wano nk'abakristo. kintu ky'amaanyi sana okulowoozaho ng'abakristaayo. Iyo bavuze ngo bamushakashakaho impamvu barayibura, Baga nti bamunoonyako ensonga n'ebula, maze bo ubwabo bakitangira ubuhamya buvuga ngo bo ne bajulira nti nta mpamvu tuzabona tewali nsonga gye tujja okulaba keretse nituyishaka mu magambo y'amategeko y'Imana okujja ye. tunaginoonya mu bigambo Ubwo bari by'amateeka. bavuze ngo iki? Bali bategeeza ki? Bari bavuze ngo kereka nitumutegeka gukora iby'Imana yamubujije, Baalaga nti mpozi nga tumugambye tumulagidde okukola Katonda lye yagaana, cyangwa se tukamubuza gukora iby'Imana yamutegetse gukora. oba ne tumugaana okukola Katonda lye yamugamba okukola. Ndagira ngo twumve ubukristo bw'uyu muntu w'Imana Daniyeli. Njagala tulabe obukristaayo bw'omusajja ono Daniyeli. Ubundi abantu bajya bavuga ngo Abantu bagenda bagamba nti iyo umuntu agushakaho impamvu ntashobora kuyibona. omuntu twakunoonyako ensonga tasobola kugiraba. Iyo umuntu yitumye kugushakaho impamvu, Omuntu aba yagenderedde okunoonyako ensonga ibyo bintu akaba ari byo yashyize ku mutima we, naaba nga bye biri ku mutima gw'ebyo ntashobora gupfa kuyibona. tasobola kumala galaba nsonga. Ariko Daniyeli bamushatseho impamvu, naye Daniyeli bamunoonyako ensonga barayibura, ne batagiraba, baravuga bati nta mpamvu ne tuzabona baga tewali nsonga gye tujja okulaba keretse nituyibona mu magambo y'amategeko okujja y'Imana kuba ye. tunagira mu bigambo by'amateeka ga Ibi Katonda ngibi we. binyibutsa ubuzima bwa Yesu. Bino binjukiza obulamu bwa Yesu. Igihe yari ari mu bafarisayo, Omusajja yabeera n'abafalisaayo bahoraga bamushakaho impamvu ngo babone uko bamurega. bamunoonyako ensonga basobole okumuwaabira. Igihe bazanaga umugore bafashe bwe asambana, baleeta omukazi busanze mu bwenzi, ntabwo ari uwo mugore bashakaga kwica, baali tebakutta mukazi oyo. ariko ni Yesu bashakagaho impamvu. Yesu gali banoonyako ensonga. Igisubizo cyose Yesu yari gutanga ku bw'icyo kibazo ekyokuddamu kyonna Yesu kyandizemu ku kibuuzo ekyo. cyose bari biteguye kukibonaho impamvu, Baali bateesereza okunoonyako ensonga. yaba kuvuga ngo nimumurekure, Bw'agamba nti mumuleke, yaba kuvuga ngo nimumwice. bw'agamba nti mumutte, Iyo avuga ati nimumwice, sigagamba nti mumutte, bari kumurega ku Bayuda ko asigaye yicisha abantu. bandimuwaabidde mu Bayudaaya nti attisa abantu. Iyo avuga ati nimumurekure, Bw'agamba nti mumuleke mumutte, bari kuvuga yuko yica amategeko ya bandikambye Mose. nti amenya amateeka ga Musa. Rero bamushakagaho Kakati ne impamvu. bamunoonyako Niyo ensonga. mpamvu Yesu ntabwo yavuze ngo nimumwice, Yesu Kristo yagamba nti mumutte, nta nubwo yavuze ngo nimumurekure. yagamba nti ate mumutte, Yaravuze ngo utarakora icyaha muri mwe yagamba atakola ku kibi bummwe naba ari we umutera ibuye. yabamukuba Ariko ejjinja. bamushakagaho impamvu. Naye bali bamunoonyako ensonga. Abaje bakamubaza bati mbese dutange umusoro? Abamubuuza nti tuweeyo omusolo, Nta kindi bashakaga, baali tebanoonya kirala, bamushakagaho baali impamvu. bamunoonyako ensonga. Kandi igisubizo cyose Ekyokuddamu kyonna bari biteguye kukibonaho impamvu. baali bakinoonyako Niyo ensonga. mpamvu igisubizo Yesu yatanze, Ensonga ekyokuddamu kye yawaayo bahisemo buri mpamvu baheraho. bawandika nti tewali Yarababajije ati mbese idenariyo ni imeze ite? babuuza dinaali eri etya, Barayimwereka, bagimulaga, arabaza ati ifoto ni n'abagamba iyande? ekifaananyi kino kyani, Baramubwira bati ni iya n'amugamba Kayizari. kya Kayisaali. Arababwira ati Kayizari mumuhe Naye ibye, Kayisaali mumuwe ebibye, n'Imana muyihe ne Katonda ibyayo. mumuwe ebibye. Rero nshuti zanjye bavandimwe, Mikwano gyange bagalwa, iyo bavuze ngo bamushatseho impamvu bwe baga nti barayibura, bamunoonyako ensonga n'ebula, ndagira ngo mbabwire yuko umuntu wujuje icyo cyangombwa nalabaga nti omuntu alina
ekisanyizo ekyo icyangombwa gikomeye cyane omuntu alina ekisanyizo eky'amaanyi ekyo ikintu tugomba kwisuzumiraho tetusaana naffe okwepimirako umuntu agomba kwibaza ati mbese ahantu ntuye omuntu yeebuuze nti awantu amagambo mvuga ebigambo byenjogera uko mbana n'abaturanyi bwembeera ne batuuze uko bannange nakira abantu mu kazi bwenyaniiza abantu mu mirimu mbese koko nta mpamvu abantu bashobora kunshaka ngo bayibone tewali nsonga yoyinza kunnonyako ne bagiraba kubera yuko kubanga kugira ngo umuntu bamushake impamvu omuntu bayibone okunnonyako ensonga ebule ni ibintu bivuga guhinduka gukomeye cyane k'umutima we bintu ebitegeeza obukyufu bw'omutima gwe kandi ibyo bintu ate ebyo nno ni urugendo rurerure umuntu aba yaragenze rwa gikristo lugendo luwanvu omuntu laba yatambula olw'obusirayiri rukakugeza kuri uwo mutambiko wo ne hejuru limutuusa ku cyane ddala eri waggulu ennyo icyo kintu rero nicyo nshaka tuzirikana ekiro cyane kinaka tufeeyo ennyo kubera yuko kubanga ikindi kizami tugiye kureba cya kabiri ekigezo kigenda okulaba ekyokubiri kigomba kuza nuko iki ngiki abantu bamaze kugitsinda kiteekwa kujjana ne kino kimaze okuwangulwa reka dusome aya magambo soma ebigambo bino mu gitabo cyitwa inama zigirwa itorero abakiyitibwa olutalo lunene Hari- amagezi agalabe ekkanisa kuri paje 63 ku peegi ezo hari amagambo avuga ngo ola ebigambo bigamba nti imibereho ya daniyeli nti embeera ya daniyeli ni icyitegererezo gitangwa n'umwuka w'imana kyakulabirako ekiweebwa omwoyo wa mukama cyerekana uko ubugingo bwejejwe buba bumeze ekiraga obulamu obulongo obutukuziddwa bwe bubeera iki bufaanana cyigisho turimo dusomamo aya magambo kino kiri mu kusoma mu kyokuyiga kino muri bigambo icyo bino gitabo cyitwa ubugingo bwejejwe kyakuyiga ekigamba nti obulamu obulongo obutukuziddwa haranditse ngo kigamba nti ni icyigisho kuri bose nti kyakuyiga ku buli bonna ariko cyane cyane ku basore naye okusinga ennyo abavubuka kwemera rwose gukora icyo imana ishaka okukkiriza ddala okukola katonda kyeyagala bigirira umubiri n'ubwenge umumaro bigasa omubiri n'amagezi kugira ngo umuntu agere ku rugero rwo hejuru omuntu okusobola otuula ku kipimo ekyowaggulu rwo gukora ibyiza n'ubuhanga ekyokukola ebirungi mu magezi ni ngombwa ko ashakashaka ubwenge n'imbaraga bituruka ku mana kyabuvunaanyizibwa okunoonya amagezi ebiva ku katonda kandi akagira kwizera gukomeye mu ngeso ze ate z'imibereho ye. n'aba n'okukkiriza okw'amaanyi mu mpisa ze ez'obulamu bwe harakomeza havuga ngo ogenda maaso nagamba nti uko daniyeli yarushagaho kuba inyangamugayo mu ngeso nga daniyeli yabeera atandiko kyakunenyezebwa mu mpisa niko abanzi be barushagaho kumwanga n'abalabe be batyo basingangaho nnyo okumukyawa barakajwe n'uko batabashije kugira icyo babona mu ngeso ze nga basunguwadde olwokuba tewali kibafunye mu mpisa ze cyangwa mu mirimo ye ngo babone aho bahera bamurega oba mu bikolwa bye bafune basinzira okumuwaabira abo bagabo baravugana bati abasajja abo ne bogeraganya nti nta mpamvu tuzabona tewali nsonga ye tujja okulaba keretse nituyibona mu magambo y'amategeko okujjako bwe y'Imana ye. tunaagiraba mu bigambo by'amateeka ga katonda we daniyeli 6:5 daniyeli 6:5 mbega icyigisho cyo kwigisha abakristo bose kiri hano nga kyakuyiga kyamaanyi ekyokuyigiza abakristaayo abali wano barebuzaga daniyeli bamufitiye ishyari baali nga batunulira ku daniyeli nga bamuyinako obujja uko bukeye n'uko bwije buli lunaku mu makya n'ekiro kumugenzura kwabo okumunoonyerezaako kwabwe kwakazwaga n'urwango kwali nga kweyongera lwa bukyayi ariko naye nta jambo cyangwa igikorwa teri kigambo yadde ekikolwa mu mibereho ye bidatunganye mu mbeera ze bitatuukiridde babashije bye kugaragaza basobola okulaga inshuti zanjye bavandimwe mikwano gyange aya magambo arakomeye cyane ebigambo by'amaanyi amagambo aravuga ngo bigambo bigamba nti barebuzaga daniyeli bamufitiye ishyari baalinga nga beetegereza nnyo daniyeli nga bamuyinako obujja barimo bamushakaho impamvu nga bamunoonyako ensonga ariko nta jambo cyangwa igikorwa naye teri kigambo yadde ekikolwa umva iyo ngeze aha ngaha bwe ntuuka wano nno ngatekereza wenda ibintu abantu bavuga kuva bukeye kugeza bwije nendowooza ku bantu be boogera ne balowooza okuva ku makya okutuusa buziba ngatekereza amagambo avuga ngo ntibamubonaho icyaha haba mu magambo cyangwa igikorwa nendowooza ebigambo bigamba nti ne batamulabako kibi mu bigambo yadde mu bikolwa bituma nongera kwibaza nti mbese abantu koko iki cyigisho kibabera urugero neebuuza nti naye abantu ekyokuyiga kino kibabeera ekipimo rero
kakati iki kintu mbarifuza kugitindaho cyane mbanyagala nkiweko nnyo kino kubera yuko kugira ngo twumve ikizami cya kabiri tusobole kutegeera ekigeze ekyokubiri muri iki gice harimo ibizami bibiri Daniel yakoze mulimu ebigezo bibiri Daniel yakola ikizami cya mbere ekigeze ekisooka nicyo kushakashakaho impamvu kyekyokumunonyerezaako ensonga batayishakira kugira ngo bayoboke Imana nga tebanoonya nsonga eno lwakukkiriza Katonda we batagira ngo bashime imico ye myiza basiime empisa z'ennungi ahubwo kugira ngo bamuboneho impamvu naye balabeko ensonga ariko naye bashakashaka impamvu yose ne banoonyanoonya ensonga yonna yatsindisha Daniel eyinza okusingisa Daniel mu omusango by'ubutware mu byabufuzi ariko ntibamubonaho naye impamvu ne batagiraba kuko yari umwiringirwa kubanga yali mwesigwa ntaboneko n'amafuti natalabeko yadde obutali bukuusa cyangwa bonna igicumuro oba ekyonono umurongo wa kyonna gatandatu turavuga ngo olwokusatu lugamba nti nuko abagabo baravugana bati nti abasajja ne bagambagana bokka nta nti mpamvu tuzabona tewali nsonga yetuyinza okulaba keretse nituyishakira mu magambo y'amategeko okugira nga y'Imana ye tugiroonyeza mu mateeka ga Katonda we mbese inshuti zanjye bavanye naye emikwano gyange ahantu dusigaranye honyine abantu badushakiraho impamvu abantu tusigazza abantu baza tunoonyezaako ensonga ni mu magambo y'amategeko y'Imana yacu mu bigambo by'amateeka ga Katonda waffe mbese ahandi hantu hose abantu badushatseho impamvu awalala wonna abantu batunoonyaako ensonga bakadutega imitego ngo tuyigwemo batutega emitego tugigwemu mbese badutangira ubuhamya buvuga ngo bayinza tuweerayo obujuliro bugamba nti dukurikije igihe tumaze dushaka impamvu kuri aba bantu tugoberera ekiseera kitumaze nga tunoonya ensonga ku bantu bano dukurikije ukuntu nayo twigeze tubona ne tulaba nti twali muntu gwe tatulabye yenna twemeza rwose yuko nubwo twakongera tugafata ikindi ntayo twabona tukakasanga ne betwongera okunoonya kyatuyinza kiraba ikintu kidutangaza kikwewunyisa nuko abana hano baba batuye lwaki abantu babeera batudde abandi bantu baturanye nabo ntibaba bemera ubukristo bwabo batuuze bannaabwe tebakkiriza bukristaayo bwabo abakristo benshi abakristaayo abangi baba abakristo igihe batuye kure y'iwabo babeera abakristaayo nga bali wala baba yeewaabwe nk'umugabo wajyaga kure y'iwabo omusajja ewala yeewaabwe maze akaboneka ko ari mwiza nalabika nga mulungi ariko uko agenda yegera ne urugo rwe bw'aba agenda asembera amaka ge ubwiza bwe bukagenda bumushiraho obulungi bwe nga bugenda bumuggwako nshuti zanjye mikwano Imana irifuza yuko iki kintu tukigeraho Katonda yeetaaga tutuuke ku kintu kino kandi inzira y'urugendo rwa gikristo twize mu byigisho ate byashize kubulya olugendo lw'okusitala twayiga mu mitego ebiwedde niyo itugeza kuri uyu mutambiko ekkuba erituusa ku muguukiro guno aho tuba dufite umutima wabaga muri Yesu bwe tusobola ofuna omutima ogwali mu Yesu maze bakadushakaho impamvu ariko ne bakayibura batunoonyako ensonga n'ebula hari ikintu rero nshaka tujyaho cya kabiri waliwo ekintu kitwagala tutuuke ekyokubiri itegeko riva ku mwami etteeka ne liva eri kabaka Daniel amenya umugambi w'abanzi be wo kumwica Danyeri n'amanya ekigendererwa ky'abalabe be okumutta ariko nta kantu na kamwe yahinduye mu ngeso ze naye terina ekimu kiyakyusa mu mpisa ze yakomeje gukora imirimo ye nk'uko yari amenyereye yagenda mu maaso n'okukola emirimu gye nga bwe yali amanyiira afite amahoro ng'alina emirembe maze igihe cye cyo gusenga cyagera ekiseera kye ekyokusaba bwe kituuka akajya mu cyumba cye n'agenda mu kisenge kye agatura Imana yo mu ijuru amasengesho ye n'awaayo eri Katonda essaala ze akinguye amadirishya yerekeye ng'akuddewo Yerusalemu amadirisa agatunula Yerusaalemi yakoresheje ibikorwa bye yakozesa ebikolwa bye gutangaza adafite ubwoba okulangirira nga tatya yuko nta mutegetsi wo mu nti isi teri mufuzi ow'ensi ushobora kumutandukanya n'Imana ye ayinza okumwawukanya ne Katonda we cyangwa ngo amubwire uwo akwiriye gusenga oba mubuulire gwasaana okusinza n'uwo adakwiriye ne gusenga gwatasaana kusinza mbega imfura ishikamye nga kino kyabunywevu ky'amaanyi ahagaze imbere y'ab'isi muri iki gihe ayimiridde mu maaso g'ab'ensi mu kiseera kino ari icyitegererezo nga kyakulabirako gikwiriye ishimwe cy'ubushizi bw'Imana ekisaana okwebaza eky'obuzira no gukiranuka bya gikristo n'obutuukirivu y'okristaayo mbega imfura ishikamye nga musajja ono wampisa ahagaze imbere y'ab'isi uyu munsi ayimiridde mu maaso g'ab'ensi olwaleero kugira ngo abantu bose bavuge ko bazajya mu ijuru abantu bonna bagamba nti batagenda mu ggulu bagende bipimire kuri uwo mukiranutsi bagende w'Imana beepimire ku mutuukirivu wa Katonda umuntu oyo utaragiraga umuntu n'umwe oyo ataayina muntu n'omu yenna nubwo yaba ari umutegetsi
umutegetsi wo mu isi mufuzi wa munsi wamutandukanya n'Imana ye ayinzo mwawukanya ne Katonda we ngamubwirwa kwiriye gusenga amukwiriye kwasana okusaba ngo tasana kusaba ubu twageze mu gihe katuse mu kiseera abantu baba bagomba kugenzura ikintu kimwe gusa abantu sana kunonyereza ikintu kimwe cyokka niba ikintu ubutegetsi butakirwanya obanga obufuzi tebukiwanyisa ikintu cyose ubutegetsi burwanya ikintu cyo n'obufuzi kibulwanyisa abo bantu baba biteguye kukigendera kure abantu babasana kukiyitawala ikintu cyose kigaragara ko ubutegetsi butacyemera ikintu cyo n'ekiraganiro obufuzi tebukikkiriza nubwo Imana yaba ari cyo yemera niba kubadde Katonda nga kyakkiriza kandi abo bantu ntabwo bazarangiza urugendo abo bantu tujya kumaliza rugendo reka dukomeze muri Daniyeli mu gice cya cyongere Daniyeli suyo mukaga tugiye kureba noneho ikizami cya kabiri kira kuraba ikigeze cyo kubiri nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe abo bakuru abamasaza babandi bashakashatse impamvu kuri Daniyeli ntibayibone bajya banonyeze so kudanira bagiraba reka bumve ikindi kintu bagiye gukora bagiye gukora ikintu bavuze bagenda gukora ikintu cyayo kibayogedde bavuze yuko keretse nibayishakira mu magambo y'amategeko y'Imana baganyenje kujyaho nga bakirabide mu migambo y'amategeko ga Katonda we ubu noneho bagiye gushaka impamvu mu magambo y'amategeko y'Imana bagenda kunonyesonga mu migambo y'amategeko age reka turebe ikintu bagiye gukora turabe kibagenda gukora nuko abo batware bakomeye abamasaza abo n'ab'intebe bateranira ibwami ne bakumwanira eri kabaka babwira umwami bati ne bagamba bwe batinti mwami Dariyo nyamuhoraho kabaka Dariyo benge omulamu mirembe gyonna abatware bakomeye bo muri ubu bwami abafuzi bonna abamu kabaka buno n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama abamyuka n'abamasaza abakungu n'abafuga n'abanyamategeko bose n'abamategeko bonna bigira inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami nibateeka etteeka erya kabaka n'iteka rikomeye ngo n'okulagira ekiragiro ekinywevu mu minsi 30 nga buli anaasaba Katonda yonna oba muntu yenna mu nnaku asatu umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye nyagasani wabula nga asabye ggwe ayi kabaka azajugunywe mu rwobo rw'intare asuulibwe mu mpuku y'empologoma ndagira ngo dutekereze kuri iki kintu cyane njagala tulowooze ku kintu kino nnyo ndagira ngo mwumve uburyo abanyabyaha bakora njagala muwulize aboonoonyi engeri gye ba bantu bashakaga impamvu kuri Daniyeli bali abantu abamenyaga ensonga ku Daniyeli bakayibura mu magambo ye cyangwa ibikorwa bye ne babula mu bigambo bye ne mu bikolwa bye baraje babwira umwami bati mwami Dariyo bajja ne bagamba kabaka Dariyo baramubwira bati nyaguhora ku ngoma obenga omulamu emirembe gyonna twebwe abo wahaye ubutegetsi tubaba obufuzi natwe twatekereje uburyo twagushima naffe twalowoozega ekiyinza okukwebaza none hari ikintu twatekereje waliwo kye twalowoozezza twakora mu buryo natwe twabigushimira kyetuyinza okukola naffe ng'ekiyinza okukwebaza twatekereje yuko mu minsi 30 gye mu nnaku asatu umuntu wese uzagira indi mana asenga omuntu yenna asinza Katonda omulala yenna cyangwa umuntu wese uzagira undi muntu asaba oba n'asinza omuntu yenna atari wowe wasabye nyagasani nga si gwe gwasinzizza kabaka azajugunywe mu rwobo rw'intare asuulibwe mu bunnya bw'empologoma barangije bamubwira ngo iki bamaliza bamugamba none nyagasani kale ayi kabaka hamya iryo tegeko lagira ekiragiro ekyo ushyira ukuboko ku rwandiko rwaryo era si akabonero ko kiwandiikiddwa ebyo kugira ngo rye kuzakuka bireme okuwanyisibwa nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuga ng'amateeka g'Abamedi n'Abaperesi gatajjulukuka umwami Dariyo kabaka Dariyo ntabwo yigeze amenya ikintu aba bantu bazanye iri tegeko bagendera teyamanya abasajja kye bagendedde okweta etteeka lino ntabwo yigeze amenya umuntu bahiga ngo ninde teyamanya ani ge bagendedde okuyiganya aba bantu baremeye banyura inzira ya kure abo bakkiriza ne bayita ekkuba ariko ery'okwetoola umwami Dariyo baramujijisha cyane kabaka Dariyo ne bamubuzaabuza nnyo bamubwira ko impamvu y'urwo rwandiko bagamba ensonga y'ekiwandiiko ari ekyo ukugira ngo bamushimire ko yabahaye akazi baagala kumwebaza kubanga yabawa ari omulimu ukugira ngo bamubwire ko nabo ari uburyo bwo kumushima babonye bagambye engeri gye balagye bati ey'okumwebazaamu none mwami kati ayi kabaka shyira ukuboko kuri uru rwandiko saake omukono ku uru ndagaano rwandiko eno ngaho rushyireho isi teekako osayiningeko yuko mu minsi 30 kubanga mu nnaku asatu umuntu uzagira indi mana asenga omuntu yenna anaasinza Katonda omulala yenna umuntu uzagira undi muntu asaba anaasinza omuntu yenna azajugunywe mu rwobo rw'intare asuulibwe mu munya bw'empologoma ariko bonyine bazi umuntu bateze umutego wari we kanga be bamanyi omuntu gwe bateze omutego yange Daniyeli bari bamuzi neza Daniel bali mumanyi bulungi baravuze bati nta mpamvu tuzamubona bagamba nti tewali nsonga yekijja omulabako keretse
tuyishakira mu magambo y'amategeko y'Imana mu bigambo by'amategeko Katonda none bamutegeye ku itegeko rya kangahe kati teka rya kumekeyo itegeko rya mbere n'irya kabiri eteke isokana ryo rimwe rivuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe tubangana bakatonda balala we rimwe rivuga ngo ntukareme igishushanyo kibaga tusina ngakifana cyangwa igisa n'ishusho siriyezo ikifana cyo nekiri mu ntukabyikubita imbere tobisinzanga ntukabikorere tobigwerezanga kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana Katonda w'ubujya hano haranditse wanawandikirwa ati nuko none nyagasani kale ayi kabaka iryo tegeko rivuga yuko mu minsi 30 rigamba ndi munako asatu umuntu uzagira indi mana asenga azaruguza Katonda warasule mu kinyarwanda ridushiriyeho umukono sayingire kugira ngo je kuzakuka kireme kujyurukuka nuko amategeko y'abamedi n'abaperesi atavuguruza ng'amategeko y'abamedi n'abaperesi gatajyurukuka umwami Dariyo atazi ngo abo bantu bagendereye iki kabaka Dariyo tamanyi kibagenderedde atazi ngo barahiga nde tamanyi bayigani atazi ngo ikibazo cy'urwo rwandiko ni ikihe tamanyi ikizibu cyo kiwandike abo bantu barwanditse mu buryo bw'uburyarya kiwanditse mu ngeri y'obukusa bemeye banyura kure ariko bakagera aho mu buryarya bukomeye bakiza ntibayite wala mu bukuso bw'amaanyi kubera yuko olwokubanga dukurikije amagambo twasomye umwami Dariyo yakundaga Daniyeli cyane Dariyo yagalanga nnyo Daniyeli yari yaramushyize mu bantu batatu bayobora igihugu yamuteeka mu bantu basatu abafuzi kandi yifuzaga kuzamwegurira igihugu cye ayagala kumuwa n'eggwanga lyonna ibyo nibyo byari byarateye ishyari bagenzi cyaletera obujja banne none mbese iyo umwami amenya uburyarya bw'aba bantu kabaka singa ategeera obukuusa bw'abantu mbese yari gusinyira urwandiko kandi batasayininga ekiwandiiko ekyo iyo amenye ko uru rwandiko rugendereye gushyira Daniyeli mu kaga kigenderedde kuteeka Daniyeli mbese yari kurusinya yamukisayininzeeko ariko banyuze inzira ya kure bayite kuba eryewala baremera barazenguruka nebakiza beetooloole baravuga bati mwami Dariyo kabaka Dariyo ibyo dukoreye twarabishimye ewatugula twabisiima kandi natwe turashaka kukwituma naffe twagala kukusasula none turifuza ko mu minsi 30 mu nnaku asatu nta wundi muntu ukwiriye gusengwa tusaana okusaba nta yindi mana ikwiriye gusengwa tusaana okusinza omulala umuntu uzayisenga asaba Katonda omulala naye asubye mu nyanja none dushirire isinya kuri uru kakati tusayiningire ku kiwandiiko reka wumve rero olyanno nuko umwami Dariyo kabaka Dariyo atazi icyo bigendereye nga tamanyi ashyira ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko kyeyava assa akabonero ke ku kiwandiiko maze ubwo Dariyo baba bamugushije mu mutego Dariyo n'aba nga agudde mu mutego maze urwandiko ararusinya ekiwandiiko nakisayininga kimwe mu bintu bizwi mu mategeko y'Abamedi n'Abaperesi naye mu mategeko g'Abaperesi iyo umwami yabaga amaze gusinya ikintu kabaka yasayininga ekintu ubwo byabaga birangiye byabanga biwedde niyo cyaba ari we cyicisha ubwe ye yafa nta kundi kwisubiraho teri kujja kunyuma murabyibuka mu gihe cya Esiteri muteka mu bisaya ya Esita ibyo umwami bita Asuwerusi kaswero kabaka ndetse muranabyibuka ahangaha mubijjukira ne waneera nuko umwami watu kabaka ashyira ukuboko ku rwandiko rw'iryo nateeka tegeko omukono ku kiwandiiko ekyo maze babagabo basajja bali batako gapapuro kaduhe tukabira bagatuwa akapapula ako tukateka agapapuro barakagendana ne bagenda n'akapapula ako mbese byaje kugenda bite byaba bitya maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko awo Daniyeli yamanya n'ekiwandiikiro kisibwako omukono agiwe n'alagira kandi mu nyumba ye kandi amadirishya y'inzu ye era yarakinguye amadirishya y'ennyumba ye galikuddwawo enjuyi ezolekera Yerusaalemi akomeza kujya apfukama gatatu ku munsi n'afukamiranga ku mavivi ge emirundi 3 buli lunaku asenga imana ye n'asaba ye neyebaza mu maaso ga Katonda we akayishima nk'uko yari asanzwe agenza nga bwe yakolanga edda buriya ngiye kubabwira kimwe mu bintu biranga ko umuntu ari umuntu w'Imana ngenda bagamba ekiraga nti omuntu wa ngiye Katonda kubabwira ikintu kigaragaza ko ubukristo bw'umuntu bufite umurongo ngenda balaga ekiraga nti omukusa wa ikintu kigaragaza ko umuntu Imana yayimenye kandi ikayizera ekiraga nti omuntu yategeera Katonda ate nga amukkiriza iri somo riravuga ngo kyabandi bakigamba nti akomeza kujya asenga Imana ye n'agenda mu maaso okusaba Katonda we gatatu emirundi 3 nk'uko yari atuwasenga obusatu nga bwe yakolanga ntabwo yigeze yongera igihe cyo gusenga yayongera ko kiba kyakusaba nta nubwo yigeze akigabanya ati yakikendeeza nta nubwo yahinduye uko yasengaga ate yakyusa bwe yali asaba uko yari atuwasenga akinguye nga bwe amadirishya yali asaba nga kudde amadirisa niko yakomeje gusenga era bwe yagenda mu maaso bwatyo ariko abantu kubwo kutamenya Imana naye abantu obutamanya Katonda iyo bageze nko mu bibazo batuuka mu bizibu umva biyiriza ubusa basiiba maze bagasenga inshuro ne nk'icumi basaba emirundi nga 10 maze ukabona rwose
bataye umutekano nona bangedembe y'abawe ukabona na amahoro bagifite bati bacyarina mirembe ariko Daniel wari uzi Imana yari amanyi Katonda we wari uzi ko nta kintu na kimwe gishobora kumubaho yari amanyi ikintu kimenyeka kinza mu bako Imana yo mu ijuru itabishyizeho Katonda yabihademo kibatu cye Daniel yaraza amasomo avuga ngo yari amanyi byandike bigamanje nunyura mu muriro unoyita mu muriro ntabwo uzashya ujya kujya n'uri no mu mazi yoga mazi ntacyo azagutwara ajya gukora buriya reka mbabwire kamaburiye bikwano kumenya Imana kumenya Katonda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho kumenya bulamu obutagwawo kutegeera gwe kumenya Imana okumanya Katonda ukayimenya neza n'omumanya bulungi bikakuzanira kuyizera kino kumukiriza wagera no ku munota wanyu nebota ku dakika esemba ahantu ubona kuva bidashoboka nga tulaba tusobola kuvaawo ukagumana umutekano n'oba n'eddembe ukagumana amahoro n'obeera n'emirembe ukagumya ugakora ibintu uko wabikoraga n'okola ebintu nga bade obikola amagambo aravuga ngo ebigabo bigamba nti ajya mu nzu ye nagera mu nyumba ye akomeza kujya asenga gatatu ku munsi nagera mu maaso n'okusaba emirundi esatu uko yari atuwe abigenza nga byakolanga edda akinguye amadirishya yerekeye Yerusalemu amadirisa agatunda Yerusalemu yakoresheje ibikorwa bye kugaragaza ko nta mutegetsi okulaga nti teri mufuzi wo mu isi ushobora kumwereka uwasenga ow'omusanyiza omulaga gwata kusinza cyangwa uwadasenga oba gwatasinza niyo mpamvu nababwiye ngo bagamba nti ibizamini bibiri cyane cyangwa ngo bashakashaka impamvu yose ne bamenya ensonga ku yonna ikizami gikomeye cyane kigeze cy'amaanyi maze barayibura ne babulwa ensonga baravuga bati nta mpamvu tubona teri nsonga gye tulaba yaba mu magambo avuga ebigambo byayogera yaba mu bikorwa akora bikola byakora igihe tumaze tumugenzura kirahagije tumaze nga tumunoonyerezako nta kimala mpamvu tuzabona teri nsonga gye tujja keretse okulaba nituyishakira mu magambo y'amategeko y'Imana nga tunoonyereza mu bigambo icyo by'amategeko nicyo kintu cya mbere ugomba kubanza mbese kuri icyo kizamufite amanota angana kakati ku kigezo ekyo olinako abantu baramutse bagushatseho impamvu bakunoonyezaako ensonga mbese abantu batanga ubuhamya nk'ubu abantu ayinza okuba obujulirwa ng'obwo niba ubwo buhamya babutanga kubanga obujulirwa basobola bbuwa ikizami cya kabiri cyitegure kigiye kuza ekigezo kyokubiri kirinde kandi kijja niba ubwo buhamya abantu batabutanga ate nga tasobola kukuwa bujulirwa obwo ndabikubwiza ukuri kigiye kuza kandi kizagutsinda kugamba mazima nti ekigezo ekikyokubiri ikizami cya kabiri ekigezo ekyokubiri kigomba gukorerwa ku magambo y'amategeko y'Imana kolerwa ku bigambo by'amateeka ya Katonda ikizami cya mbere ekisooka ekigezo ugomba kugitsindira aho utuye iwawe ojja kiwangula egyo mu baturanyi mu bawe batuuze bo aho ukorera akazi gy'okolera emirimu gyo maze bakagutangira ubuhamya bakujulira bakavuga batuye ne bagamba umuntu nti omuntu ono yarahindutse yakyuka Imana yamukozemo igitangaza Mukama yamukolamu ekyama uyu muntu ni umuntu w'Imana omuntu ono muntu wa Mukama umuntu aba ari umuntu utatangirwa ubwo buhamya omuntu aba omuntu ariko akavuga ati mu minsi iri imbere tugiye kuzarenganyirizwa isaha naye n'agamba nti mu maaso tujja kuyiganyiza olwa sabbiiti umva uko ibizami bikurikirana buli ebigezo icya ebigoberera mbere ni ukuba ufite ubuhamya ekisooka ng'olina obujulirwa bwa bundi abantu banagutega n'imitego buli abantu bakutega n'emitego maze bakajya ahantu bakavuga ibintu bidafashije ne bagenda ne boogera ebitalina ngo barebe yuko nawe wabigiramo uruhare balaba nawo n'obyeyungamu ariko bakakuburaho naye impamvu ne batakulabako si rimwe si kabiri si gumu si ebiri maze bakagutangira ne ubuhamya bakujulira batuye umuntu baga nti omuntu ono yakyuka ikizami cya kabiri ekigezo ekyokubiri nicyo usigaje ekyosigaza kandi uwo murongo uba uhagazeho onoyimira ku layini eyo uzaguhesha gutsinda icyo kizami era nijja okukuweesa n'okuwangula ekiddako umva rero kakati wulira bukeye ba bagabo baraterana abo abasajja abo ne bakuŋŋaana ba bandi basinyishije umwami mu bali burya abasayiningisa kabaka mu ba bukuba bandi bateze Daniyeli umutego bali abatega Danyeri omutego bukeye baraterana empya ne batuula baragenda basanga Daniyeli ne bagenda ne basanga Danyeri asenga Imana ye ng'asaba era nga yeegayirira Katonda mu maaso ga Mukama baraza bavugira imbere y'umwami bya ryategeko ne balyoka basembera ne boogera mu maaso ga kabaka ku kiragiro kya kabaka bati nti mbese harya nyagasani tewassa kabonero ntiwashyize ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye tewassa kabonero ku kiragiro ngo mu minsi 30 nga buli anaasabanga Katonda yenna umuntu wese uzagira icyo asaba Imana ye cyangwa umuntu wese omuntu yenaasaba Katonda yenna
atari wasabye Nyagasani ngatasabye gwe ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare yasuliwe mu nyabo y'empologoma maze bamwibutsa ibyanjyategeka ne bamujjukiza etteeka umwami yari sinya atazi ngo rigendere iki atazi ngo abaryanditse barashiga nde atazi ngo ububi bwaryo ni ubuhe abantu banyuze inzira ya kure bamugusha mu mutego maze umutego Daniel amaze gukomeza gusenga uko yasengaga babagabo baratera baraza bavugira imbere y'umwami byaryategeka baravuga bati yanjye Nyagasani byategeko urabyibuka ibintu byanditse murabyibuka neza byari imperutse gushyiraho umukono umva ukuntu umwami yababaye umwami arabasubiza narabitegetse koko nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi baramusubiza bati ariko Daniyeli we wo mu banyagano b'Abayuda Daniyeli yoyo wo mu bana b'obunyage mu Bayudaya igihe bavugaga ngo Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda balega Daniyeli wo mu bunyage mu Bayuda umwami yahise ava mu bitotsi kabaka yagoroboka ahita amenya uwo ryategeko ryahiga n'abanyetega ahita amenya koko namenya nti ddala Daniyeli koko iryo tegeko ari we ryahiga Daniyeli daiteka lyayigaye baramubwira batari ko Daniyeli we Daniyeli ino barangije baranongera bati wa munyagano w'Abayuda umunyagi w'Abayuda ntakwitayeho Nyagasani tafuddeyo cyangwa iteka washyizeho ukuboko iteka liwasayiningako ahubwo ajya asenga gatatu ku munsi naye asaba mirundi esatu buli lunaku umwami kabaka agwa mu kantu nasoberwa yibaza ukuntu ari bwigobotora uwo mutego yekuza bwanava mu mutego ngo akize Daniyeli kandi akize n'ubuzima bwe cyabonye Daniyeli abonye n'obulamu bwe kandi aza gusanga bidashoboka nasanga tebisoboka nshuti zanjye bavandimwe mikwano gyanga baga uru rwandiko ndi kubabwira ekiwandiko kino kyembagamba n'uyu munsi turi kuvugana ndagira mbabwire ko rwasinye n'olwaleero lwetwogera kyawo kyasayininga uyu munsi turi kuvugana olwaleero twogerera hari abantu bashatse kugaragaza impuhwe nyinshi waliwo abantu abayagala okulaga ekise bavuga yuko bashaka gukiza iyi si nga bagala kuwonya ensi baremera banyura inzira ya kure bakkiriza ne bayita wala buri leta yose ya buri gihugu buli gavumenti yonna y'eggwanga igomba kugwa muri uyu mutego ogwa mu mutego guno igasinya urwandiko itazi icyo rugendereye ng'ekiwandiiko nga temanyi kigendererwa kyakyo inshuti zanjye bavandimwe mikwano gyanga bagala hagomba kugaragara abantu bashaka kugaragaza ko ari abagira neza wateeka okulabika abantu abalaga nti abantu bashaka kugaragaza ko bafite impuhwe nyinshi balina ekisa kingi kandi buri leta yose ate buli gavumenti yonna igomba kugwa mu mutego igasinyura urwandiko kugwa mu mutego nesayininga ekiwandiiko mu minsi iri imbere mu nnaku eziri mu maaso nibwo uzabona ko hari urwandiko rwasinywe abandi olw'ekiwandiiko ekyasayiningibwa kandi yuko buri leta yose yarusinye ate nga buli ggwanga lyasayinibwa kandi ko yarusinye ivuye mu mutego ate nga igihe bavuga ngo ariko Daniyeli we baga nti naye Daniyeli nibwo umwami yahise yibuka icyo rwa rwandiko rwari rutwara ekiwandiiko ahita yibuka ikibazo rwari rufite n'amanya ekizibu ky'ekiwandiiko ariko byagenze bite n'ebyali bitya umwami yumvise iryo jambo aho kabaka bwe yawulira ekigambo ekyo arabarakarira cyane n'anyiga nnyo ashyira umutima cyane kuri Daniyeli n'ateeka umutima we ku Daniyeli kugira ngo amukize burinda bwira okumuwonya n'azirya obudde ariko buri minota 10 naye ng'ebulende abo bagabo baragarukaga abasajja buli dakiika 10 bajjanga bakamubwira bati wibuke ko ari amategeko y'Abamedi n'Abaperesi baramubwira bati wibuke ko atajya avuguruza umwami yaguye mu mutego kabaka yagudde mu mutego babagabo bongera guteranira ibwami abasajja nayo okuŋŋaanya urumva ntabwo bahavaga tebavangawo buri kanya buli baragaruka kaseera bakomangawo babagabo bongera guteranira ibwami bongera okuŋŋaana eri kabaka babwira umwami bati bagamba kabaka nti Nyagasani tegeera umenye yuko ari itegeko ry'Abamedi era n'Abaperesi kino nga lyetteeka ly'Abamedi n'Abaperesi ngo nta teka cyangwa itegeko ryahamijwe tewabanga kiragiro newankubadde etteeka n'umwami rishobora kuvuga kabaka lyanyweza eriwanyisibwa umwami yabuze ukuntu yigobotora iryo kabaka tegeko n'abulwa engeri gy'ava mu abo ukuntu yigobotora yanyandika talina bava mu kiwandiiko abagabo agapapuro bari bakitwaza kulanga bakayina iyo sinya bari bamugushije mu mutego yayishyize sayininga sayininzeeko dda maze abura uko yigobota n'abwo engeri gy'ejjamu
nuko umwami arategeka kabaka nalagira bajya kuzana Daniyeli baje Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare mu nyamborogoma ariko umwami yari yamubwiye ati kabaka yari yamugambye nti Imana yawe ukorera katonda ugowereza iteka iragukiza anakuwonya Imana ishimwe mukama yebazibwe abantu b'Imana bari barereye imbuto Abantu abami b'Ibabuloni bari babariye ibara kabaka maze bazana igitare nibaleta igorogoma bagikinga ku munwa w'urwobo nibaleta ikinyama kigara ku kunya w'ingorogoma umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite kabaka nasaka akabonero ke n'icy'abatware be n'icy'abafuzi be kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahinduka yaragiriye rero cyuba ku Daniyeli nuko umwami asubira mu nzu ye kabaka naliyo kagenda mu akesha ijoro yiraje ubusa ekirejyo n'akalya ntibamuzanira ibyo kurya ibyo kumucurangira so tubamulekera bivuga ntiyarusha agoheka amaso ge otulone tumubura yaraye asenga yasura asaba avuga ati Mana agamati katonda naguye mu mutego ndaba mu mutego ntabwo byari ubushake bwanjye twari kwagala kandi sinabonye uko mwigobotora sinabwengwejjana atari kufasha umugaragu uyambo wawe muduwo ntibamucurangira ntibamuyingira iryo joro ntabwo yariye yejo nakiyagira yaraye asenga yasura asaba bukeye umakincha umwami yibambura kare mu museso kabaka nagoloka makinyo agenda yihuta ajya kurwanya intare kumfukuye mporogoma ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo yasemero kumpi awali Daniyeli atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro nayogera agune doze yenaku abaza Daniyeli ati kabaka nayogera nagamba nti Daniyeli yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho we Daniyeli omuntu wa Katonda omulamu mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije Katonda okuweereza bulijjo ayinza okulokola Daniyeli asubiza umwami ati kabaka Daniyeli kabaka Nyagasani uhoraho ayi kabaka Imana yanjye yohereje marayika wayo Katonda wange yatumye malayika we abumba iminwa y'intare nazire ibabye mporogoma ntacyo zantwaye nezitankolako kabiri kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha kubanga mu maaso ge nalabika nga siriiko kabiri kandi nawe ntacyo nagucumuye era ne mu maaso go ayi kabaka sikolanga kabiri rero bavandimwe banjye kakati baganda bange nk'uko mbibabwiye nabo bibagambye uyu munsi urwandiko nkuru rwamaze kwandikwa uruhare n'ikiwandiko kino cyasayiningwa uyu munsi urwandiko nkuru rwamaze gusinywa cyasayiningwa ikiwandiko mu minsi iri imbere mu maso aho hagomba kuzaboneka abantu ngera kulabikawo abantu bavuga bati dore hari abantu bateje isi ikibazo abagamba nti waliwo abantu abaleserizi bazavuga bati abo bantu amahoro make ari ku isi nibo bayateye emirembe emitono egiri ku nsi bantu bano bagire bazavuga ati abo bantu ntabwo basenga nk'uko abandi basenga abantu basenga tebasaba nga balala basaba bazavuga bati ubukungu bw'isi kugenda nabi ikibazo nibo baligamba bagiteye nti ekonomeke y'eggwanga ekigireta obuzibu basajja kandi aho inshuti zanjye ate baganda bange kubera yuko abaperezida bazaba bajijisha obanga abapulezidenti baliba babuzabuziddwa maze hakagaragazwa yuko kugira ngo isi igubwe neza ne balaga nti ensi okubeera ne obulungi ubukungu bw'isi buzamuke obugagga bw'ensi okwongera kulinya abantu babane mu mutekano abantu babeere mu mirembe ari uko iryo tegeko ryo kuruhuka ku munsi umwe ryashyirwa mu bikorwa lwakubanga etteeka ery'okuwumula ku lunaku lumu lisibwa mu icyo nkola bita gushakirwa mu mategeko y'Imana yacu kibayita okunoonyezebwa mu mateeka Katonda gushakirwa impamvu mu mategeko y'Imana yacu okunoonya ensonga mu mateeka Katonda affe ibyo biratwegereye cyane kurenza uko nshobora kubibabwira bitulindiridde nnyo tubibagamba mu minsi iri imbere mu maaso awo ndagira ngo babwire yuko abaperezida nyakubategeeza nti bapulezidenti bo bazavuga bati icyo dupfa ni uko tutabujije abantu gusenga baligamba ekyekyeza entalo zino ibyo bintu muzabibona vuba aha cyane mujja kubiraba mangu nnyo ebyo aho abantu bazategerwa ku magambo y'amategeko abantu y'Imana bajja yabo okutegeera ku bigambo bya Katonda kandi waabwe itegeko abantu bagomba gutegerwaho ate etteeka abantu bagenda ni okutegebwako itegeko rya kane etteeka eryokuna ibintu byose bigendana n'iyo gahunda ebintu byonna ebikolagana enteekateeka eyo ibyo bintu byararangiye ebyaggwa dda inama nyinshi zarabaye enkiiko nnyingi zaatuula none ibyo bintu ebintu byararangiye ebyo byaggwa ayo maleta atandukanye gavumenti ez'enjawulo yamaze kwerekwa yuko zamala okulagibwa nti umutekano ukwiriye kukuba ku gusenga ku munsi umwe nti emirembe ejja kulabika lwa kusaba ku lunaku lumu kubera iki
lwaki uribaza uti mbese ubundi abantu bareze Daniel twabagereranya nani webuze abantu abalopa Daniel tubagereranya nani n'abantu be bantu bari ku mwanya umwe na Daniel abali ku ddala limuli okukanda nibo bagiye gushashariza Daniel bagenda okulwanyisa Daniel maze bajya kumurega ku mwanya bamuwabi eri kabaka abo ni amadini atandukanye aho ge madini agenjawulo ariko urwego rimwe n'iringi agali ku ddala limuli nibo bagomba kujya gushashariza abagenzi kandi bizabasaba kunyura inzira ya kure cyane ntabwo bazavuga bati nimubuze abadive ahubwo bazavuga batumva ubukungu bw'isi buri kwifata nabi none reka tuzashaka umunsi umwe tuzadusengaho ntabwo bazavuga bati reka dufate umunsi wo ku cyumweru kugira ngo bitagaragara yuko bagendereye abadive bazavuga bati twebwe turafata umunsi wenda bavuge bati tugiye gukoresha amatora umunsi bwemerwe na benshi ubwo n'abatawemeye nibo bagomba kujyaho ariko icyo nkubwiye ni nuko abantu bagiriye Daniel ishyari abantu bari ku rwego rumwe na Daniel ndagira ngo babwire ko n'uyu munsi gahunda yarangiye niba mukurikirana amakuru murabizi yuko mu minsi ishize habaye iyo bita kopu 27 icyo bita kopu ni inama zijya ziba zenkike zitura zigiye kwiga icyo bita ihindagurika ry'ibidukikije ngabagenda kwetegereza ku ncukacuka y'ibitwetolode n'umwanzuro ushobora kufatirwa iryo hindagurika neke bateko sala wo ku ncukacuka eyo mu kwezi mu mezi birashize myeze biri yise kopu yarabaye ya 24 yaberawe yabiri mwenye yabereye mu Misiri yabaho mu Misiri kandi yo kopu ate kopu ku musozo wayo ku komero yayo abakuru b'amadini akomeye ku isi abakulemeza amadini bagiye gutangariza amategeko ku musozi wa Sinayi bagenda okulangira amategeko ku musozi wa Sinayi umusozi wa Sinayi abakuru b'amadini akomeye abakulemeza amadini abamanyi iyo nama yitwa kopu urukiko ruja kopu ibigizwe n'abakuru b'amadini akomeye rurimo abakuru b'amadini abamanyi igizwe n'abayobozi ba politiki n'abakulembeze b'eby'obufuzi ariko muri iyo nama urukiko abayobozi b'amadini abakulemeza amadini baporopoje abayobozi ba politiki bayogereza abakulemeze ba yuko bakwiye kujya ku musozi hejuru bagende ku musozi wa Imana yatangarije amategeko 10 nabo bakatangariza amategeko yo kurengera ibidukikije nabo barangirira amateka aganafuga aganayambe bitwetolode kuri uwo musozi ejo nzabarebera itariki batangarije amategeko 11 barangira amateka 11 amategeko yo kurengera ibidukikije amateka kume bitwetolode kandi ate iyo babwira icyo kintu cyitwa kurengera ibidukikije bogera kuyamba ibitwetolode ni ikibazo gishingiye ekizibu we kiya ijambo ry'Imana iravuga ngo kigamata amashiga amandi mu gitabo cy'intambara ikomeye haranditse mu gitabo cy'utabonene nti Satani azajya ateza indwara Satani aliye tangendwa narangiza agaruka zivuye atamara jazi azateza izuba ku isi aliye tomusana ku nsi inzara irushaho guciriye enjala emalewe ibintu azaza humanya umwuka wo mu kirere alete ayonone empewo yo mu bbanga maze abantu barushaho kwangira abantu bononeke kandi Satani ate Satani azavuga yuko abantu aligamba nti abantu basuzuguye umunsi wo ku cyumweru banyoma olunaku lwa Sande kandi kibyo ari byo bizaniye iyi si akaga bye byetedde ensene bizibu indwara mujya mubona ziriho endwadde zemulaba eziriwo intambara ziriho enkale eziriwo inzara zigenda ziza enjala egenda ngejja ibyo bintu byose biri mu kintu bita ihindagurika ry'ibidukikije ebintu ebyo naimulaba biri mu ntukacuka kandi ibyo bintu ebintu ebyo nibyo inyuma yabyo mabega wabyo hari itegeko ry'icyumweru waliyo etteeka lya Sande ngabo bantu bazavuga ngo abantu baligamba nti ibi byorezo byahagarara endwadde ezitawona ari uko abantu bose bahatiwe kuruhuka ku munsi w'icyumweru ng'abantu bawumudde ku lunaku lwa Sande abayobozi b'ibihugu abakulembeze b'amawanga ntabwo bazaba bazi urwango ruri muri bali bateramanyi mu cyayi buli ntabwo bazaba bazi ishyari riri batamanyi bujja buli mu bintu bazavuga batese ko n'ubundi nyine muvuga ko gusenga bizagumaho baligamba naye kusaba nga biribeera hari icyo bitwaye se olw'ekizibu uwo munsi nimuwushyireho olunaku olwo muluteekewo icyo twanga gusa kintu kyawa kyokka ntimuzabuza abantu gusenga temugaana abantu kusaba ariko bavandimwe banjye naye baganda bange hazaba harimo
uburyarya bwishe walibamo obukuusa bungi nnyo kandi nibamara gushyira iryo tegeko ate nga amaze otekawo etteeka abo bantu bazahita bagaruka abantu abo balikomawo abayobozi b'amadini abakulembeze amadini babwire abategetsi ba leta bati bagambe abakulembeze ibyo bintu duherutse gusinyira ebintu byasayinira yuko abantu bose bagomba kuruka umunsi umwe kugira ngo amahoro mwisaze emirembe isobole okulabika kugira ngo inzara ishire endala eggwewo intambara zihagarare entalo ziyimirire indwara zihagarare endwadde ziyimirire bazavuga bati baligamba nti abantu bose ya gahunda barayubahiriza abantu bonna bakkiriza enteekateeka eyo ariko hariho itsinda ritoya naye waliwo akabiina katono kamu kokka bazavuga bati baligamba nti twebwe twababwiye umuti uzakemura intambara ffe twabagamba eddagala erijjawo twababwiye umuti uzahagarika indwara twabagamba eddagala erijjawo twababwiye umuti uzakuraho ibyerekeranye n'inzara twabagamba eddagala erijjawo kandi twababwiye yuko uwo muti uzakora twabagamba nti eddagala eyo liri ari uko nta muntu n'umwe usigaye ataruhuka nga icyumweru teri n'omuntu n'umwe asigadde nga none rero kakati nno haracyariho itsinda rito waliwo akabiina katono abandi bose barimo abalala barabyubahiriza bonna babissamu ekitiibwa ariko itsinda ritoya riracyari akabiina katono ubwo kakyali rero mutazaturenganya temutuvunaana mutazavuga ngo twarababenshi temutugamba nti abalimba mwebwe nimushyiremo imbaraga muteekewo amaanyi abo bantu mubibahatire abantu abo bakake he kugira umuntu n'umwe waleme kubaawo n'omu usigara ataruhuka ku cyumweru asigala nga tawamudde ku maze noneho ibibazo nibitarangira mu kati bitubazo ebizibu bitaggwe mutubuuzi mbega uburyarya nga bukuusa nnyo inshuti zanjye bavandimwe mukwano gyange abaga babagabo baraza batuma abasajja bayini bajja nagamba nti abantu bose barimo barubahiriza ibyajyate abantu bonna bassamu ekitiibwa ariko daniyeli w'umuyaga daniyeli ow'obunyage umuntu wigize kagara omuntu eyeefuula ekitabo umuntu utajya uva ku izi omuntu niwe wenyine n'uyu munsi yeyekka n'olunaku lwaleero utava ku bintu nk'uko atava ku bintu nga bitwabikkiriziganyako mbabwire ikintu gikomeye babuli ekintu ky'amaanyi ndagira ngo mbabwire ku bw'urwo rwandiko ndakubaga kuli ekiwandiiko ekyo abantu bazemera bave no kuri gahunda zabo ngo ariko abo bashaka bababona balikkiriza bavere ku nteekateeka zaabwe naye baagala bafune abasiraamu ntibasenga ku cyumweru abasiraamu basaba ariko ishyari bazaba bafitiye daniyeli wali abayinira daniyeli nabo bazavuga bati ntacyo umunsi wacu natwe turawureka baligamba naffe olunaku lwaffe tululeke upfa kuba n'uriya muntu ari buze nawe akagwa mu mutwe twagaano yagwe mu mutego mbega ibintu biri kuba ku isi ebintu nga biri ku nsinga buri byakiyewo munsi haba hari kuba inama kandi inama ziba zirimo zisinyirwamo amasezerano enkiiko nga zibeeramu endagaano amasinya barimo ashyirwa ku mpapuro basayininga ku mpapula izo mpapuro hari abantu baba barimo bazibika empapula nga bazitereka kandi mu minsi mike bagiye kuzaziga kwezijja bagala zikomyawo bavuge bati mutaturenga bagambe nti mututunulira bavuge bati ikibazo ntabwo cyakemuka ririya tsinda rigihari kiyinza kuvaawo nga bali bakyaliwo igihe tutararikura ku izima temunabakubajja kuyibaliko igihe tutararyemeza nga tunabikkirizisa ibibazo ku isi ntibyara ebizibu ku nsi tebijja kuggwa mbega abantu bagaragara ko bafitiye isi impuhwe abantu nga balinga balina ekisa eri za ensi zindi zimeze nk'iza satani ekisa kyekiriga kya sitaani yabwiye abamarayika ati rwose naye amalayika mazima itegeko dufite ntabwo yoroshye ekiteeka tina siryangu aratugoye aravuga ati jya umunyemeye munzikiriza maze mukantora nemunonda nabashyiraho amategeko atera nja kubateerako amateeka g'eddembe ndagira ngo mbabwire ko ku isi hari abantu ngo bashakire isi amahoro ku nsi eri abantu abanonyiza ensi emirembe ariko naye dukwiye gushima imana cyane tusaana twebaze katonda imana irashaka abantu bameze nka daniyeli mukama yagala abantu balinga daniyeli abantu badashobora kugira umuntu n'umwe abantu batena muntu n'omu nubwo yaba ari umutegetsi wo mu niwaba isi nga mufuzi wa nsi wabahindura kuri gahunda imana abakyusa ku nteekateeka ya katonda daniyeli amaze kumenya ko urwandiko yamaze okutegera ekiwandiiko ekisiddwako omukono akomeza kujya asenga imana ye gatatu n'agenda mu maaso n'okusaba emirundi esatu yongera iminsi yo gusenga yayongerako nnaku za kusaba ntabwo yigeze anayigabanya ate teyakendeeza yakinze amadirishya teyaggalawo madirisa umuntu umwe yaranditse ngo omuntu yawandika n'agamba nti daniyeli yagombaga no gukora urugendo rw'akazi daniyeli yatambule n'olugendo erega daniyeli yari minisitiri w'intebe daniyeli yali minisitiri yagombaga no gukora urugendo rw'akazi mu minsi 30 yasobola okutambula ennaku nga cyane ko ibyo bintu bari babihaye igihe kubanga bali baddeyo ekiseera iminsi 30 ennaku 30 ngo ariko daniyeli yakoresheje imibereho ye daniyeli yakozesa mbeera ze akoresha imyanzuro ye n'akola okusalawo kwe kugaragaza okulaga ko nta muntu n'umwe teri n'omu ukwiriye kumwereka uwo akwiriye ayinza gusenga okumulaga bw'ateeka okusinza ibyo akwiriye kumusenga oba negwasaana n'uwo okusinza adakwiriye oba gusenga negwatasaana kusinza afite amahoro ng'ayina emirembe nk'uko yari amenyereye nga bwe yali amanyidde ajya mu nzu ye n'agenda mu nnyumba ye akingura amadirishya n'agula amadirisa nta muntu n'umwe utari umuntu
w'Imana teino muntu atali muntu wa Katonda nta muntu n'umwe utaratsinze cya kizami cya mbere twahera teino muntu atabangura kigeze kisoka kimwe kivuga ngo bashakashaka impamvu ekigamba nti banonye ensonga na yayindi abanyarwanda bavuga ngo inganururo ng'ensonga enkana akawekeko kakalo barayibura nibagibulwa baraza baravuga bati nta nibajja ne bagamba nti tewali ensonga igihe tumaze tuyishaka kirahagije tumaze kunonya ensonga kikimara tutarigeze tuyibona wati twagiraba uyu muntu twamuteze imitego mu magambo twamuteza imitego muri serivisi atanga twatega mu service zagaba uyu muntu biragaragara ko nta mpamvu kirabika tayina nsongono zayo kereka nituyishaka mu magambo y'amategeko y'amategeko ga Katonda we mbega umuntu w'Imana nga muntu wa Katonda mbega imfura ikomeye nga muntu wa bisa ahagaze imbere y'abisi umunsi ayimide maso g'abensi walero ameze nk'icyitegererezo alinga ekyokulabirako ng'abantu bamwisuzuma abantu bamwekeberereko wowe ujya uvuga ngo uzahagarara isawa oliga abantu oliyimirira ku sabbiti mu minsi iri imbere mu maaso awo kereka niba ibyo byangombwa bifite oba mwine ebisanyizo by'omukozi kandi niba unabifite naye oba obirina komera nywera Imana yawe irakomeye Katonda wo w'amaanyi ngiye kukubwira ibintu bikomeye inakuba w'amaanyi bwarakeye bwe bwacya umwami Dariyo aza ku kabaka Dariyo najja ku kinnya ky'empologoma arahamagara n'ayita afite ibyiringiro ng'ayina essuubi aravuga ati Daniyeli mugaragu n'agamba Daniyeli omuweereza wa Mukama mbese Imana yawe ukorera Katonda wo gw'oweereza yabashije kukurinda yasobodde okukuuma Daniyeli aramusubiza ati mwana naye n'amuddamu nti kabaka imbere y'Imana mu maaso ga Katonda ndabonetse nta cyaha nolabise nga siinako kibi yaba wowe ne mu maaso go sinigeze ngucumuraho saakwonoonako n'Imana ne Katonda ntabwo nigeze nyicumuraho saamwonoonako yohereje marayika wayo yasindise malayika we ahumba iminwa y'intare n'aziba emimwa gy'empologoma ndacyahumeka nkyassa buriya kuyoboka Imana okukkiriza Katonda ukayiyoboka neza n'omukkiririza ddala uba ufite ubwishingizi ntagerera oba olina insuwalensi igihe uyu mugabo bamujyanaga mu rwobo rw'intare mu kiseera batadde mu kinnya ky'empologoma nta muntu wabonaga akayira na kamwe terina omuntu omwe yali asobola okufuna akakubo n'akamu gukira kwe byaturukamo okuwona kwe ebiyinza okuyita icyo umuntu wese yabonaga buli muntu kyeyalabanga ni uko ibya Daniyeli birangiye nalaba ddala ebyo byeryawe nta muntu w'inyama n'amaraso terina muntu wamusayira mubiri none se umuntu yari kwibaza ati kati omuntu yandiyebuuza nti ubu se umuntu arajya mu rwobo rw'intare omuntu anagenda mu kinnya ky'empologoma n'akayira kagenza gute teri kakubo konna kaali kukoze katya ariko Daniyeli yavuye mu rwobo rw'intare ne Daniyeli yava mu kinnya ky'empologoma mulamu maze arataha n'addeeka ariko reka mbabwire reka mbabulire abantu bareze Daniyeli abantu abawabya Daniyeli nta kayira na kamwe tewaliwo kakubo n'akamu wabonaga byanyuramo ngo bapfe woyinza okulaba nti bayinza okufa icya mbere amategeko barayubahirije ekisooka amateeka bagasaamu ekitiibwa wabonaga nta kibazo na kimwe bafite walabanga nga tewali kizibu n'ekimu nta ibyago byabo byaturuka ng'ebizibu tebirina biyinza kubasinkana wabonaga ibyago by'abo bantu ntaho byaturuka olaba ebizibu talaba birina biza kuva na kuva ni nako wabonaga nta hantu gukira kwa Daniyeli kwaturuka era yesu lwaki olaba nga tewalina kuwona kwajja ne kuyinza kuva ariko mabwire uko byagenze zimba buli ebyagenda abo bantu utabonaga ahantu gupfa kwabo byaturuka abantu botalaba okufa kwabwe kuyinza kuva bashoje bapfuye bamaliza bafudde umuntu wabonaga gukira kwe ntaho omuntu byaturuka alabanga okuwona kati kinya biva yavuye mu rwobo rw'intare arataha yava mu munyamupologoma n'addeeka hari ikintu nshaka kubabwira wakinyagala okubagamba abantu bajugunye Saduraka na Meshaki na Abednego abantu abasoserya akamisa kinabudeko itano baryenyejeje karindwi bagusesa emirundi musanvu umva umwami yarababajije ati kabaka yababuuza nti ubu murabona Imana naye yabakiza mulaba ddala Katonda ali wano namwe nimurebe bigeze ku munota wanyu mulabe bitusa ku ddakiika ubuse esembayo tuvuge ngo murahunga kati munaga munadduka ubuse umuriro urazima kati omuliro gunaazikira ubuse gukira byavayo kati okuwona biveewa buri muntu wese wari uri aho buli muntu yali ali awo yabonaga umunsi wa nyuma wabo yalaba basaba nga olunaku lw'enkomerero abasajja Ari olwo. lwerwo yabonaga yuko kuhava bidashoboka yalaba nga tebasobola kuvaawo kandi nabo ate nakyo ntabwo bari bizeye gukira ijana ku baali ijana. tebalina kuwona 10 babwiye umwami bati bagamba "Mwami, kabaka ndi kabaka nubwo Imana yacu itadukiza newankubadde Katonda waffe tatuwonye ntidushobora kuramya igishushanyo tetujja wakoze kusinza kifaananyi ntidushobora gukorera n'Imana zawe tetusobola kukolera Katonda wo nshuti zanjye bavandimwe mikwano gyange mu gihe nta muntu wabonaga ahantu bari abasore kiseera bakira nga tulaba abantu bayinza kuwonera mu gihe nga nta kayira kagaragara tewali kakuba kaali kalabika ni nk'uko ntawabonaga ahantu barya abantu babateruye ba era nga bwekiraba wali ababateruye wabonaga nta hantu bapfira abasudde balina bebafiira wabonaga nta kibazo bafite lwaki balina kizibu ntabwo baguye mu itanura tebagudde mu tanulu guterura umuntu
ukamujugunya mu muriro n'umusura mu muriro ariko mubwire uko byagenze reka bamuri byagenze abantu babonaga nta nzira yo gukihana abantu abantu bari ko yakubona bavuye mu muriro barataha mu muriro baddeka abantu babonaga gupfa kwabo naho byava fakabiri twine kujya kuva umunsi ntabwo bawurenga unako tebalusuka buri ikintu cyitwa kutayoboka Imana buri hindu kitimo utagabera Katonda mu bwenge buke cyane magezi matono nnyo mu gitabo kimwe baranditse ngo bisaba kimbawandika bagamba kudakorera Imana nta gushishoza kubirimo obutakolera Katonda temuli mu kunoonyereza kwiyegurira Imana nabi okwewayo eri Katonda obubi ngukunde wenda n'isi nayo mukorane nti oyagale wakira ensi mukolaganire wamu nta gushishoza kubirimo temuli kunoonyereza kwonna abamu ubwenge buke mubamu magezi matono gokka rero kakati no mbabwira ikintu gikomeye kamabuli ekyamaanyi uru rwandiko rwanditswe mu gihe cyacu ekiwandiiko kino kyawandika mu kiseera kyaffe uru ruvugwa ko hagomba kubaho iminsi 6 yo gukora ekigamba nti babe ennaku 6 ez'okukola hakabaho umunsi umwe wo kuruhuka babe olunaku lumu olw'okuwummula ndagira ngo mbabwire ko abantu bazaguma ku mategeko y'Imana njagala bagende abananywera ku mateeka Katonda ntabwo ari ibintu mbabwira ngo nimugende mufate umwanzuro ko muzayagumaho sibagamba nti mugende musalewo nga muli ganywererako kubera yuko ibyo ntibiri muri kamere yawe kubanga ibyo ntibiri mizaaliro n'amaffe ahubwo ndababwira ngo nimushake Imana ninjye abagamba munoye Katonda mugire cya cyangombwa cya mbere mube n'ekisanyizo kiri ekisooka ekya Daniel icyangombwa gikomoka ku rugendo umuntu yagenze ekisanyizo ekiva ku rugendo maze lw'atambula akagera igihe akandura imico ya natuka ekiseera n'afuna empisa za Yesu akamwanduza Yesu n'amukyafuwaza mwari muzi ko Yesu ashaka kutwanduza mumanyi nti Yesu ayagala tukyafuwaze Yesu arashaka kutwanduza ayagala kutukyafuwaza n'empisa imico ze tuzakura mu isi empisa ze tunajja mu nsi tukazajyana mu ijuru zitutwala mu ggulu maze twazagera mu ijuru tubituuka mu ggulu amarembo yo mu ijuru agakinguka emiryango gy'omu ggulu negiguka maze igihe Imana izajya ziteba abantu ni bande Mukama ng'abuuza nti bano baani Yesu akavuga ngo Yesu n'agamba nti aba ni abantu banjye abo be bantu bange aba ngaba abo bano nno nibo nagiye kuvira be nagenda okuyiwa omusaayi ndashaka yuko aho ndi njagala wendi nabo abariho baba nabo babeera rero bavandimwe banjye rero bagalwa bange iyo mico myiza empisa ezo ennungi Imana irayitwanduza Mukama kugeza azitusiga ubwo twageraho tutakwanga no gupfa okutuusa tulituuka tutagala na kufa biravuga ngo bayibuli egamba nti mugire umutima wabanga muri Kristo mubeere n'omutima guli gwali mu Yesu uwo Kristo nubwo yari afite ishusho nokuli y'Imana alina ekifaananyi kya Katonda ntiyatekereje ko guhana n'Imana teyalowooza nti okuganagana ne Katonda ahubwo yisiga ubusa naye nejjako ekitiibwa agira akamero k'umuntu n'afaanana omuntu ntiyanga no gupfa n'atayagala na kufa Imana irashaka abantu badashobora kwanga no gupfa Mukama yagamba atayagala na kufa niba aricyo kizami kigeze obanga kigize kisuuse ariko Daniel nno yaranesheje yawangula Imana yacu ihabwa icyubahiro Mukama waffe awe ekitiibwa Imana ifite abantu mu isi bameze Mukama nk'abantu alina abantu balinga Daniel maze umwami ategeka ko bazana abagabo bareze kabaka Daniel n'alagira baleete abasajja bali abaloopa Daniel barabazana ne babazana n'abagore babo n'abana babo ne basuula mu mpuku y'empologoma abo n'abaana baabwe ne bakazi baabwe babajugunya mu rwobo rw'intare intare zibahekenya n'amagufa yabo empologoma ne zibayinza ne zibamenyamenya reka dusoreze kuri ibi bihamya kasome ku bino ebijulirwa bigaragaza itegeko tugomba gukoreraho ikizami ebiraga etteeka ekisaana okukolerako ijambo ekigezo ry'Imana yavuga ngo kigambo kigamba nti nta mpamvu twabona tewali nsonga tuyinza okulaba keretse nituyishakira mu magambo y'amategeko okujjako y'Imana. birigeranya mu bigambo by'amateeka ga mbese Katonda tugiye gukora ikizami kuri he tegeko tugenda kukola kigezo ku tteeka ki umva aya magambo kuli ebigambo bino ubwo isabato izaba ibaye intandaro y'urugamba rudasanzwe sabbiiti bw'eribeera entandikiro otawutayi wa bulijjo rwa gikirisito olw'ekikristaayo maze amadini n'ubutegetsi bw'isi bikifataniriza hamwe olwonna amadiini n'abafuzi ne beegattira wamu guhatira abantu kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanshi okuwaliriza abantu okuwummula olunaku lwa sande umubare muto w'abinangira namba entono y'abakakanyavu bakanga gukurikiza ibyo rubanda nyamwinshi bategeka ne bagaana okugoberera abantu abangi bye balagira bazahindurwa ibishungero mu isi balifuuka ebyerolerwa mu nsi hazategekwa ko izo nkewe baliragira abantu abo ab'olubatu zihangara kurwanya itegeko ryashyizweho n'itorero na leta abeetantala okulwanyisa etteeka gavumenti lye yateekawo zidakwiriye kwihanganira tebasaana bugumiikiriza
kuzikirizibwa ahubwo ko ibyarushaho kuba byiza nje kisingo urungi ari uko bababazwa nibalumizibwa kuruta ku isi yose yajyanwa mu rujijo okusinga esi yona lwegenda mu kubuzabuzibwa no kudakomeza amategeko olw'obutanyeza amateeka ubwo isabato izaba ibaye intandaro y'urugamba sabbiiti bweriba nga yentandikwa y'olutalo luno niko ijambo ry'Imana rivuga kigambo kigambye ikindi gihamya kuri paje 224 ebibiri byala ku page ezo isabato izaba ikigeragezo gikomeye sabbiiti ejja kuba ekigeze eky'amaanyi cyo kumvira ekyobuwulize kuko ariyo shingiro nyakuri ry'intambara kubanga gwetandikwa y'olutalo ubwo ikigeragezo kizagera ku bantu okigezeho kiba gitutse ku bantu nibwo hazabaho itandukaniro hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera walibeerawo enjawulo wakati w'abaweereza kandi n'abatamuweereza ubwo kuruka ku isabato y'ikinyoma mu rwego rwo gukurikiza itegeko rya leta okuwumula sabbiiti ey'obulimba mu ddaala ly'okugoberera amateeka ga gavumenti binyuranyije n'itegeko ry'Imana rya kane nga tebitabaganye n'amateeka ga Katonda etteeka eryokuna bikazaba ari indahiro yo kuyoboka ububasha burwanya itegeko ry'Imana bwe kiriba nga kirayiro ekyokuba nti bajemera etteeka eryo eriwakanya obuyinza bwa Katonda kuruka ku isabato y'ukuri mu rwego rwo gukomeza amategeko okuwumula ku sabbiiti ku ddaala ly'okunyweza amateeka y'Imana aga Katonda ni igihamya cyo kumvira umuremyi bukakafu obulaga obuwulize igihe inteko imwe y'abantu yemeye ikimenyetso cyo kumvira ubutegetsi bw'isi mu kiseera ekibi akabiina akamu lwe kakkiriza igihe inteko imwe y'abantu yemeye mu kiseera eky'ekibinja ekimu bwe kikkiriza ikimenyetso cyo kumvira ubutegetsi bw'isi akabonero k'okuwulize bw'etteeka ery'ensi izahabwa ikimenyetso cy'inyamaswa nga baweebwa akabonero k'ensolo indi nteko y'abantu ekibinja ekirala eky'abantu bahisemo impano yo kuyoboka ubutegetsi bwo mu ijuru abasalawo ekirabo ekyokukkiriza obukulembeze bw'eggulu izaba iri gushyirwaho ikimenyetso nabo nga bateekebwa akabonero ka Katonda isi igomba kugabanywamo imigabane ensi eteeka okugabanyizibwamu buri muntu wese uri mu isi agomba kugira uruhare buli muntu ateeka okuba n'ekitundu kyaliko reka dusoreze kuri iki gihamya katumalirize haranditse ngo igihe isabato yahindutse ingingo ishyamiranya abakristo mu isi yose ibyaduka igihamya cya 489 igihe isabato yahindutse ingingo ishyamiranya abakristo mu isi yose nti sabbiiti bwerifuuka ensonga erete obutakkaanya bw'abantu mu nsi bw'abakristayo mu nsi yonna mu gihe abayobozi b'amadini mu kiseera abakulembeze b'amadiini n'ab'ensi bihuje ngo bahatire abantu kuruka ku cyumweru nga beegattidde wamu okulagira abantu okuwumula ku Sande itsinda rikomeza kwanga kumvira ibisabwa na benshi ekibiina ekikkiriza itsinda rikomeza kwanga kumvira ibisabwa na benshi ekibiina ekigaana okukkiriza ebisabibwa abangi bizaritera kwangwa n'isi yose kiribaleetera okukyayibwa n'ensi yonna haranditse dusoza ngo wandikiddwa nga tumaliriza nti igihe iteka ry'abayobozi banyuranye b'amadini mu kiseera etteeka ery'abakulembeze ab'enjawulo mu madiini ya gikristo ag'abakristaayo rirwanya abubahiriza amategeko y'Imana nga birwanyisa abassaamu amateeka Katonda ekitiibwa rizabambura kurengerwa n'ubutegetsi nga libajjako obukuumi bwonna mu bw'obufuzi kandi rikabagariza abashaka kubatsemba ate nga libawaayo mu mikono gy'abaagala okubazikiriza ubwoko bw'Imana buzahunga imijyi n'ibirorero abantu Katonda balidduka mu bibuga n'abantu abali abakuŋŋaanirwa birema inteko bujye kwihebera ahadatuye hitabuye beekuŋŋaanye bagende batuule awatali bantu kandi aho ate era awo niho Imana izabatabarira Mukama wajja okubataasiza rero bavandimwe kandi bene data kati baganda bange ate abooluganda iki kigisho tumaze kurebera hamwe ekyogera kino kimaze okulabira wamu kiravuga ngo isabato n'urugamba ruheruka kigamba nti sabbiiti n'otawo olusembayo itegeko rigomba gushingiraho urugamba ruheruka etteeka eriteeka okusimbirako otawo olusembayo itegeko bigomba kuboneka ko ariho rigomba gukorerwaho ikizami etteeka iraga nti wajja okukolebwa ekigezo aho bavuga bati kereka nitumushakira ku mpamvu y'amategeko bagambye nti okugira nga tumulabidde ku nsonga y'amateeka ga Katonda ikibazo kigiye kuzaba iri tegeko ekizibu kigenda kubeera tteeka lino kandi ibintu byose bifitanye isano n'iyo gahunda ebintu byonna ebiri kulina akakwate nteekateeka eyo uyu munsi ibyo byose byararangiye olwaleero ebyo byonna byaggwa niyo mpamvu nifuza kurarika bene data ensonga lwaki mbayita baganda bange abantu bavuga batumva abantu bagamba nti naye turabona igihe
cy'imbabazi kirimo kirangira twabe kisera cy'ekisa kirimo kugwa bakaba bavuga bati turabona ibihe bikomeye tugiye kubyinjira bagamba twaye ibisere by'amayi byabitukamu ndabizi neza yuko nubwo iri tegeko ritaratangwa manyine ko iteganyije nakuwebwayo abantu bose iyo barebye babona amahoro atakiri nkuko abantu naye barabanga insite cyane mirembe umuntu ashobora kuvuga tumva ndazo kama naye nanjye ndumva shaka ubwihisho muri Kristo nange mpure nabwo kweko mu Yesu ndabona nanjye nta kintu nakwimana ndabona nange sinagenda kwiyamba kandi ndimo ndabona abantu biyeguriye Imana atenda abantu abayibade Katonda birebe ku mugaragu w'Imana Daniel natandikide ku muntu wa Daniel Imana ibahagararaho kandi ikaba mukamanga imirya ko n'abatasa akabavuga ati nanjye ndumva nshaka kujya muri urwo ruhande nange ndera kubera muri udoro ndetse akabavuga ati ndifuza no kuzifatanya namwe wenda tuzajya dufatanya gusenga nange nego ngo kubera namwe atega tukunganya mu kusaba akavuga ati ntabwo najyaga nduhuka isabato mbade si umuna sabiti ntabwo narinzi rwose yuko ikibazo kizayibaho kingana gutyo mbade simende kiziwe kirigibera ko kifana mwe ndetse akavuga ati sinarinzi ko ari n'umunsi w'Imana ari wo wa karindwi mbade simende nakuru wakatono wo musaba ariko akavuga ati umunsi ndasobanukiwe niba rero ntegede kandi akavuga ati ndifuza ko munsabira nagama nene gomba munsabire uwo muntu twamurarika akaza hano umuntu mwitaje wano maze akiyegurira Imana agiye weri Katonda maze tukamusabira umugisha tumusabire umukisa uwo muntu umuntu oyo wumva ashaka kwegurira Imana awunaga kuba yeri Katonda kandi bikaba bijyanye no kwifuza guhindura icyerekezo atenga bitukana no kwagala kucyusa akabashaka ku murongo yararimo akajya mu wundi ave kurayini byabadde ko adde kurayini akabashaka no kujya ku itegeko ry'isabato asobora kugenda ku teka ya sabiti akaba ataratuwe ayubahiriza ngabayita samu kitiwa teka lino uwo muntu twamurarika tumusabira tumuyita aje hano imbere ajye tumusabire mu kusaba mu maso niba hari wabanga wali umwanya n'uwe ajye mu kiseera kino kimuwadde omuntu oyo waba wali ekiseera kino kikye ajye